reka nkubwira ngo SRD defite dizavaho no bizayivanaho nabyo nibyo nguyose birimo ijya kwikwegera FDLR yamaze kubura uvunga ku isi bazi ko bashimwa genocide cyaha cyakorewe isi Burundi buri mu isi urumva igihe genocide yahindukaga icyaha ndavuga urone maze kubyemeza ubundi ntabwo bwateye akaboko hejuru ngo bubihakane ntabwo butarabihakanye rero ntibwemerere no kwakira nde FDLR ishinzwa iyo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda umuti wa FDLR no gutaha mutobo bataha mutobo bakareba ntacyo wakoze ntibishinjwa ugasubira mu muryango nyarwanda icyo ushinjwa ukajya imbere y'iki y'ubutabera kujya kwihashayisha mu Burundi rero ngo uvuye muri Kongo icyo Kongo itagufashije ifite amashyamba angana kuriya none FDLR igiye kwisanzura Burundi izisanzurira he FDLR no mutwe urwanya u Rwanda yego ibyo abo bandika bazabiharira u Rwanda General Kabarebe ubwo ari mu nteko ishinga amategeko muri 2012 yarakiri ministre w'ingabo ari kumwe na ministre Louise Mushikiwabo bagiye mu nteko bavuga ku ntambara ya Kongo hashize imyaka 13 avuze ko FDLR itamara isaha ku butaka bw'u Rwanda ije yose ndetse anavuga ati byabara amahire igahita irangirizwa icyarimwe urumva kujya gucumbikira FDLR yingiyi nawe urimo kwiteza akaga ntabwo rero abanditsi ibyo bandika bitavuze ko bitaba biri mu kuri ariko FDLR ifite igisubizo niba FDLR ari virus ifite antivirus niba FDLR ari microbe ifite antibiotique niba FDLR ari iki ifite anti yayo kandi biri mu mateka mu burere mbonera b'igihugu cy'u Rwanda kandi rega FDLR yasanze yindi kumbwira ngo FDLR yageze i Burundi ngo bikaba igikuba ntabwo giye mbyakira gutyo nubundi abahasanzwe n'aba FDLR aba imbonera kure bakora kimwe CNDD-FDD bakora kimwe niki kiyongereye mu Burundi ibyo nibyo izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Andi makuru nuko nabonye ngo hari abacanshuro kabuhariwe ngo binjiye mu mujyi wa Uvira ariko icyo akaba atari cyo natindaho cyane aho nabonye benshi ndetse harimo n'abanyamakuru cyane reka nibande bo mu Burundi bavuga bati reka mpere kuri uyu munyamakuru mu Burundi kurikirana hafi uruhare rw'u Burundi mu makimbirane yo muri karere yitwa Teddy Mazino Ramosi agaragaza ko FDLR itaba mu burasirazuba bwa Kongo gusa kuko ngo abarwanyi bayo bafite ibikorwa bitandukanye Bujumbura birimo n'iby'ubucuruzi ati hari ubuhamya bw'uko FDLR yaje gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo coup d'etat yapfubaga FDLR yari ihari gukorana ntibyigeze bihagarara na leta y'u Burundi Ibijumbura hari abanyarwanda biyita abasivili ba FDLR baba mu Burundi kuva muri 2010 bafite amaduka menshi amafaranga menshi bakura muri Kongo yisuka mu Burundi aho yavugaga rero ati umunsi Uvira yafashwe ati impungenge nyinshi cyane nuko izindi FDLR zizuzura muri iki gihugu cy'u Burundi ati tukaba turi mu kaga cyangwa se Burundi buzajya mu kangaratete kubera izi FDLR we arerekana ko ariho nanabonye Pacifique Ninahazwe atangaza ko leta ya Burundi yaguriye ngo FDLR intwaro nayo ngo iyihamabuye menshi y'agaciro ariko aricyo kintu bamwe bavugaga bati none se ko mu Burundi rundi izo FDLR zisanzweyo ariko bakagaragaza none ko bizaba navuga none nk'abaturage byeruye umunsi no mujyi wa Uvira wafashwe ati noneho FDLR nyinshi nizisigaye Kongo zisuka muri iki gihugu cy'u Burundi berekana nyine ko Ubujumbura bizaba bari mu kaga gakomeye uwo no mutwe FDLR no mutwe urwanya u Rwanda yego ibyo abo bandika bazabiharira u Rwanda General Kabarebe ubwo ari mu nteko ishinga amategeko muri 2012 yarakiri ministre w'ingabo
ari kumwe na Minisitiri Louise Mushikiwabo bagiye mu nteko bavuga ku ntambara ya Kongo hashize imyaka 13 avuze ko FDL itamara isaha ku butaka bw'u Rwanda ije yose ndetse anavuga ati byaba ari amahire igahita irangirizwa icyarimwe yego imyaka ishize ari 10 n'ingahe urumva abantu barashaje imvi zabaye uruyenzi ntekereza ko umuntu w'umwanditsi wese agaragaje ukuri it's okay turagufata nk'ukuri ariko hashize ibintu bimeze nka sympathy nta mbabazi cyangwa sympathy u Rwanda rukeneye kuri FDL gusa FDL n'abaturage b'abanyarwanda wafesinga ubutabera it's okay watagasura umuryango it's okay niba umutobo hari hariya kugira ngo baze basubire mu muryango ahubwo ntabwo u Rwanda bivuze ko gupfukama so amakuru wakuhanika na intensity y'abafite ari yose FDL ni menace ku mutekano w'akarere no ku mutekano w'u Rwanda even no ku mutekano w'abarundi bagiye gushyirwamo izo bihengo zigiye gutura muri bo ariko kuba menace urumva ntabwo u Rwanda rushobora kudekrina before y'abantu bitwa FDL iyo bava bakagera ntabwo u Rwanda rwadekriniye kuri Exfar ntidwadekriniye ntigupfukame kuri Alir ntizapfukama kuri FDL no ku bacengezi bose bagendaga baza bashakirwa n'igisubizo urumva ushaka amahoro kaza ku mahoro wabuje ku isasu ugahura n'abasore uca mu kirere uhura n'abakupara komando upfa ku butaka uca mu mazi bakurasa sibyo yego icyo kimwe icya kabiri gucumbikira FDL nabyo bikugiraho ingaruka bagupangira ingamba z'ubwirinzi ibyo n'ibintu nta nibirenze niba Burundi bubona Kongo irimo gupanga kono busa itabishaka yaranywanye na FDL ibihugu nka Kongo Brazzaville bikaba byarabikuyeho urumva kujya gucumbikira FDL yingiyi nawe urimo kwiteza akaga ntabwo rero abanditsi ibyo bandika bitavuze ko bitaba biri mu kuri ariko FDL ifite igisubizo niba FDL ari virus ifite antivirus niba FDL ari microbe ifite antibiotique niba FDL ari iki ifite anti yayo kandi biri mu mateka mu burere mboneragihugu cy'u Rwanda kandi rega FDL yasanze yindi kumbwira ngo FDL yageze i Burundi ngo bikaba igikuba ntabwo giye mbyakira gutyo nubundi abahasanzwe n'aba FDL aba imbonera kure bakora kimwe CNDD-FDD bakora kimwe niki kiyongereye mu Burundi ibyo nibyo ariko ntabwo icyo bagaragazaga nakubwiye bavuze ko ngo bafite impungenge yuko Uvira ngo umunsi yafashwa abarwaye FDL bahungirayo ari benshi urumva umusanga ari FDL noneho zikubye kabiri urumva ni impungenge kuki ku Burundi nanone nabwo abantu basanganwa ko noneho bikubye kabiri urumva uko abo banyamakuru wavuze ndabazi yego bari abanyamakuru ukuntu nabo baba bameze ku bihugu byabo uko bibafata nk'aya makarita atabara ntubihindure muri byo simbikunda ya makarita ucanga yandi andi washyizera ko atabara nta kintu kizima benda kuvuga ku gihugu cyabo nabo ahubwo hari abanyamakuru bandika muri aka karere urumva erege ni inkuru ntesha ni igihe wari we wese yaba igihe yabandi urumva hari inkuru zandikwa ku Burundi nabo watanze hengero ndabazi urumva cyewe niko mbitekereza ko umuntu yanditse afite uburenganzira bwo gutanga commentaire yanjye nkuko tubona nta nkuru itagira commentaire bakaba bashobora kuzamura ijwi ko kuvuga ngo ese ubundi twe tuzasubira iwacu ryari urumva uriya muntu acumbikira FDL nkande nko gutungira agatoki za anti FDL kugira ngo wenda niba ari ngombwa zibe zanabahinzira batatahe kuko wenda niko babitekereza aba bantu batavuga rumwe n'u Burundi nabari ibintu bavuga ukabona ko ibyo bavuga ni ukuri ariko FDL zitari mu Burundi cyo nakemera ko babeshya ariko kuzamura volume urumva nese baragutabaza nibyo ndabyumva ariko se baratabaza u Rwanda rufitanye ambassade n'u Burundi sibyo ibihugu byahagarikiranye ambassade FDL si umutwe urwanya u Rwanda yego hanyuma ibyo igihugu kirabizi niba kibizi rero kubyandikaho ni nkuko ndimo kubivugaho muri aka kanya ariko kubizamura ngo Uvira ngo byakongera iki no mu kibire FDL irahasanzwe sibyo kandi ndibwira ko kubihasanzwe buriya kubaho kw'agaca kubaho kw'inkoko si impuhwe z'agaca FDL imaze imyaka 40 yubikiye kuba yagira ikintu ikora ku Rwanda byarayinaniye ibyo ugiye kumbwira cyekana n'ufite ikibazo cyawe nabi nibyo nakubwiye ubushize ngo abantu batekereza ko kuba M23 igenzura umupaka w'u Rwanda wose ngo wenda byaba bimeze nk'agakingirizo nk'umutaka ukingiye u Rwanda oya M23 itari na hariya sibyo ntawacokoza u Rwanda yarucokoza akabone cya mutema kuni u Rwanda rurarinzwe mu buryo bwari bwo bwose nkacyo abo ngaba ne bajya mu Burundi ibihugu bizabiganiraho ariko kuzamura volume kubera ko genda umunyamakuru
ariko ubwo n'impamvu byananzamuye nanjye ntuze Oya, ariko nuko numvise abanyamakuru b'abarundi kandi basanzwe bameze nk'abahanganye na leta yabo gusa kuko harimo n'umuvugizi w'ihuriro Sifor Arusha riharanira Bose. iyubahirizwa Bose ni kimwe. ry'amasezerano y'Arusha. bose ni kimwe bahanganye na guverinoma yabo y'u Burundi. n'uyu nguyu se wo muri Sifor oya we ibyo yavuze bitandukanye n'ibyo bavuze. yavuze ngo iki nyine kuko we yavuze ati Emmanuel Ndereyimana yagaragaje ko nta kabuza Uburundi bwakwakira FDLR hashingiwe ku bufatanye impande zombi zifitanye nandeze kuva kera. hagati yande Umuvugizi w'ihuriro Sifor Arusha riharanira uyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha Emmanuel Ndereyimana yagaragaje ko nta kabuza Uburundi bwakwakira FDLR hashingiwe ku bufatanye impande zombi nta shingiro bifite nta cyashingirwaho ikintu cyose wakwakira FDLR turamuzi ni mutobo ishobora kugira gute kuko umwanzuro bafashe no gusubira inyuma bajya mu Burundi nibwo mwatangiye kumva amakuru menshi avuga ko abakongomani bari kuvugura ibibanza byinshi babimaze bana habaye kera none se ko batanga kubigira bishyashya kandi maze imyaka 20 na hari watubwiye nyine kuva muri kudeta y'u Burundi bihindutse bishyashya gute FDLR ifite kontwari za zahabu n'iki Burundi ni Kampala na Kampala bajya bayishyiramo urumva yego ikoreye imyaka myinshi Dar es Salaam muri Tanzania icyo gihe ntemera mbona ko cyaba kirimo agapropaganda urumva no kubigira bishya cyangwa kubigira intambara. FDLR yajya hose umuti wayo urahari sibyo ndetse no kwikwegera ubwawe kwikwegera rero kwikwegera nyine no kwikwegera byabungura ikiza noneho bazagerageza reka nkubwira ngo SRD defite dizavaho no bizayivanaho nabyo nibyo nguyose birimo icyo kwikwegera FDLR yamaze kubura uvunga ku isi bazi ko bashirwa jenoside cyakorewe isi Uburundi buri mu isi urumva igihe jenoside yahindukaga icyaha ndavuga urone maze kubyemeza Uburundi ntabwo bwateye akaboko hejuru ngo bubihakane ntabwo butarabihakanye rero ntibwemerere no kwakira nde FDLR ishinzwa iyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda umuti wa FDLR no gutaha mutobo bataha mutobo bakareba ntacyo wakoze ntibishinjwa ugasubira mu muryango nyarwanda icyo ushinjwa ukajya imbere y'iki y'ubutabera kujya kwihishahisha mu Burundi rero ngo uvuye muri Kongo icyo Kongo itagufashije ifite amashyamba angana kuriya none FDLR igiye kwisanzura Burundi izisanzurira he abarundi ko ntibazakubeshya identity yabo ingana natwe yego tute kungana abaturage n'ubucucigi Kongo FDLR ifite ishobora amashyamba ya Tongo igatorezamo ikagira gute abantu bazamenye bera hariya ikajya gutwika y'amakara gucukura amabuye bujya basangira basabitana nibo bitana ibisambo nibajya mu Burundi baramenyereye gusahura muri Kongo ntabwo ibyo bigiraga muri Kongo bazabyigira mu Burundi bitewe nuko politike zabo zimeze abarundi si nk'abakongomani noneho bashoboraga kujya hariya muri Kongo bakahisanzurira kubera amoko menshi bahasanga nibajya muri Burundi batatangira gukora amahano urumva batangira gukora ibyaha mu baturage kubera iki kuko muhuye bakwita umututsi bakwice nkuko babigenje mu Rwanda societe y'abarundi yatangira kubigaranzura babuze icyo barirayo icyo bacukurayo amashyamba batwikayo na buri kimwe cyose FDLR iri ku butaka bwa Kongo imera nk'ifi iri mu mazi ariko FDLR igeze mu Burundi imera nk'ifi igeze ku musenyi ntabwo ishobora kuramirayo ntabwo FDLR ishobora kuramira mu Burundi ni kiyasi cy'igihe gusa kubera yuko n'intureka abadede birirwana nabo ko batarebana neza ayungwe barebana ntihazabura abayirokirita bakanahirika ubutegetsi erega buriya Kongo ntimujya mubibona Kongo hari igihe FDLR yazabyimba nawe ikabahirika uko bagenda bayegereza ngaho yijyana mu Burundi noneho bashaka kuvuta amashyaka muri diplomasi rero ntabwo akora neza urumva reka duhirike ubutegetsi tubufate mu biganza tuzabona ko turwanya u Rwanda tufite ubutegetsi mu ntoki n'aba pro FDLR urugero nguhaye urusanga mu gihugu cya Liban mu gihugu cya Liban muri Liban usanga abantu barwanya Israel bita Hezbollah ntago barwanya Israel ku mutwe w'igisirikare gusa bafite n'utwa politike umutwe wa politike n'igisirikare babonye bidahagije bajya gukonkaringa ubutegetsi nibo benshi muri parlement yabo hari igihe ubu perezida ukaba ari pro Hezbollah bakabasha kunyeganyeza Israel neza nta muntu ubakoma mu nkokora FDLR ishobora gukora nka Hezbollah urumva ikagereza kurizinjira mu butegetsi bw'u Burundi ikajya mu batora mu bacamanza mu nzego zifata ibyemezo noneho bakajya banashyiraho n'abaperezida nk'uko udashobora kuba perezida wa Liban Hezbollah itakwemera icyo gihe byateza ikibazo cyane gikomeye cyane kandi ikibazo byagiteza Burundi nka biriya bya Liban hori raswa buri munsi uru Rwanda rega yewe sinjya nanumva impamvu FDLR ikintu hirimbanira u Rwanda rwari kuba ruri muri position de faiblesse muri ibintu bira mu biyaga bigari ariko rutemera kumwe FDLR utashye akemurirwa ikibazo ko kigomba gukemuka kuko nk'umu Hezbollah ashobora kugira resistance kubera ko
ni umuribane ntabwo ari umunya-Israel. Ariko noneho umu FDL we ni umunyarwanda ushaka kugira influence mu mahanga n'ishyanga ritari irye, kandi ishyanga rye ritagize gute ritamukumiriye gutaha. Ubwo si uwo muntu imbaraga zizava he? Erega n'u Rwanda rwaciye imbaraga FDL nanone kundi ruhande. Aba FDL bagiye bataha, utashye bakamwakira. Ubuhamya buva mu miryango yabo mu Rwanda bavuga ati mukora iki muri ibyo ngibyo, buvuye muri Kongo ugiye mu Burundi, kandi nanone ukiye mu Burundi hose uzahora ubwera bwera. Ubwo bagiye kubeshya ngo ni Nyagasani boherejeyo, kuko birirwa bitwaje ibitabo basenga. Baranasenga si muri FDL ideology ikomeye cyane ni y'ubuhanuzi. Buri mukomanda bari kumwe n'umuhanuzi n'agatabo n'ipendo agenda amubwira ngo nyuraha gira gutya, uyu munsi turaterwa ntabwo turi buneshwe, bakaraswa koko bakiruka ati twimukiranga niko avuze. Sharabaraganda aravuze ngo mutere u Rwanda muri abantu 8 mugiye Musanze kwigarurira, mukaza bakabarasa mwese mukarangira. Bamwe bateye Musanze ntuzi ko bari bavuze ngo Imana bahaye igihugu cyahe cyo kajya, none ngo bagiye mu Burundi. Sha reka mbabwire, FDL itarakandiye kuri Kongo ngiye iratamajwe birarangiye. Ikibazo cya nyuma twitahira, nabonye hari n'uwanyandikiye ati umugabo witwa umushuti wa Marshal Mbayahaga ati ntago akijya ku ma YouTube, ati bishoboke yuko yabonye iby'imyanya atabibonye akatuza akicecekera. Ariko na wa mwana wamuhaga ijambo cyane yahagaritse ibintu bya politike, ni wamuhaga mikoro nyinshi. Bikaba bihuriye hese bikaba bihuriye yabaye demote ibyo byaragize, kandi abantu batangiye kubona ko yanabateza n'akaga. Hari abana bamuha ibiganiro yagiriwe inama bahagarirwa n'inama namugiriye yarubahirije nagabanye n'abantu benshi banyiranyandikiye nagabanya karime nayo imaze iminsi ntayifata ati babarundi ati rwose ati bahagata ashobora ko hari buri mwanya akabati ibi bintu ndi kwijandikamo ati nta n'imyanya ndi guhabwa ifatika. Urumva Ministère de la Défense mu Burundi muri kota Chantal nije imbere kuri abagabana amoko itegekwa n'umututsi niko babivuga. Mbayahaga niko babivuga muri ko binanditse niko bakunda kubyandika. Mbayahaga yumvaga nk'ushobora kuzaberera ministeri. Urumva baba bamujyanye muri mine na kariyeri naho se baba ariko si ngo aba mu ntuze muri body y'abajyanama akajya kureba ko bacukura ibyondo, uko bacukura amabuye y'agaciro, petrol, buri kimwe cyose, uko amatafari n'amategura nibyo bamujyanyemo. Wese arakomeza kwijandika mu cyagiye akarya amaturo ntamuhagije. Hari igihe namugiriye inama, ari Pastor Claude amugiriye inama, ariko inama Pastor Claude yamugiriye iruta izindi zose. Cyane yamugiriye inama iri ubwenge bukomeye. Wabona n'andi bamugiriye inama birashoboka cyane. N'umuryango we twagiye tuvuga ati se iyo umuntu abacika kuriya agenda basambira mu ntoki. Yego. None ikintu cyanantangaje kuri Mbayahaga impamvu nagiye mugira inama kenshi. Mbere sinari muzi mumenye haziye muri bya politike. Abantu bambwira ko umuntu kandi burya harimo abantu bazi kukonvenka umuntu. Umuntu wa mbere n'uwa nkonvense ngo Mbayahaga mu Burundi yari afite valeur nk'iyaba ngo ba Pastor Rutayisire bo mu Rwanda. Nahise menya valeur Mbayahaga kumba ariho. None ibaza ubonye nk'umusaza nka Pastor Rutayisire yandavura byabaza umunyagihugu wese wese. Urumva ubwo tubitware mu Burundi. Mu Burundi naho kubona umuntu nk'uri yandavura yabona inama nyinshi. Ukiri mu ibwiriza butumwa wungaga imiryango. Ugiye kwirwa utukana n'abantu ushwana nabo ushaka iki? None se ntabwo yumva ntagirwa inama. Ejo uzaza ugashinga itorero mu Rwanda ukagira gute? Nawe abanyarwanda baza bagasinya mu itorero ryawe. Yego. Uzi utangiye gutyoza abantu bakwemeraga. Uzi intambara turwana mu busesenguzi. Buri umuntu asesengura akora imibare. Avuga ati none ibyo byo nasubije wenda kunyeshya amanya n'iki naba hari umuntu nasubije mukomeretsa kandi ari following. Ubwo intambara uvuga uti reka ngerageze kuba netere ku buryo ntakomeretse uyu n'uyu simukomeretse. None wowe uri Mbayahaga ufite abemera bakwizera benshi. Ubundi Mbayahaga murusha imyaka, nkamurusha experience politique. Urumva akandusha ibya theology, akandusha wenda no kubeshya. Urumva ariko ibindi byose ibya performinga ntabishyiremo imbaraga. Byamufasha byakubaka societe sibyo kandi by'ibihugu tukabira n'amareta. Ubu abantu birirwa bicanga bashwanisha ibihugu. Ibihugu bifite ambassade. Abayobozi baganira kuri telefone bakabitubwira nyuma. Yego. Usanzwe urimo gushwana nduhungire harimo aganira na Dr Bizimana wabushwana mu biki? Ni kibazo. Gusa ubujyanama dutanga nabwo abantu niba baguva akabwubahiriza nka Mbayahaga. Mbayaha warakoze rwose genda uva muri ibi bintu. Yego. Usubire ku gatuti. Ujye uhaza amaturo n'inzi Burundi nzaza muri eglise yawe ndabizi ibyo nta turo wampa bambe nta Kristiya yampa yambonye ko ari jewe. Urumva ariko azayireka ariko nzayishugurika handi yawe mwari musigaye muvugana
yayiguha ntago twavuganaga nyine ibiganiro naze ko navuze ko tuganira byanga kandi nyine yaraye mu nzira yo kubivamo urabona ko igisubizo uvala resultat ni nyine resultat yari yewe kuko nyuma yo kukimwe akabaye shwenda niko wagazagaruka kamite nitahira Masha ngayo nguko rero ndagushimiye cyane twaganiriye ku busesenguzi agiye tugezaho ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nakagaruka igihe cyose baniki turinze urakoze cyane ndagushimiye nanjye izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.